tumaze iminsi 3 turimo twiga ubuturo bwera. Twabonye yuko ubuturo bwera nicyo kintu kirusha ibindi byose muri Bibiliya gusobanura inzira y'agakiza. Nicyo cyatumye Imana ibwira Mose iti kandi bandemera ubuturo bwera kugira ngo nture hagati muri bo. Ejo hashize bwo twabonye uburyo umwanzi yarwanyije umugambi w'Imana asenya ubuturo bwera. Ejo twasesenguye 20 umurongo wanditse muri Daniel igice cya 8 umurongo waho wa 11 ahavuga ngo bamukuraho igitambo gihoraho kandi ubuturo bwera burasenyuka. Uwa kabiri wanditse muri Daniel igice cya 11 umurongo wa 31 ahavuga ngo azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera. Twabonye uburyo ubuturo bwera bwasenyutse kandi gusenyuka kwabwo si ugukuraho amabati, ntabwo ari ugukuraho amatafari abwubatse, ahubwo ni ukwibasira umurimo w'inama y'agakiza ugaragaramo. Twabonye uko ibintu biri mu buturo bwera byakurikiranaga. Twabonye uburyo igicaniro cy'ibitambaro aricyo cyabanzaga cyavugaga umusaraba wa Yesu. Icyo gicaniro cy'imibavu cyakuweho aricyo cyitwa gukuraho igitambo gihoraho, maze bashyiraho ikizira cy'umurimbuzi. Ndagira mbabwire yuko cyakurikira hari igikarabiro nacyo cyakuweho kandi cyavugaga umubatizo, maze umubatizo Imana yashyizeho wa wundi ufite icyo uvuze, umwe uvuga gupfa no kuzuka, wa wundi uvuga kwibizwa mu mazi menshi, mu buryo bwo gusenya ubuturo bwera. Igikarabiro nacyo cyakuweho maze hashyirwaho umubatizo udafite icyo ushushanya. Ikintu cyakurikiraga igikarabiro ni ameza y'imitsima yavugaga kwiga ijambo ry'Imana, ariko nayo yakuweho. Hashyizweho gahunda yo kurwanya ijambo ry'Imana, abantu bose barivuga bagahigwa, bavuga ko nta muntu utari umuntu wabyize wasoma Bibiliya ngo ayumve, babuza abantu kujya bayisoma, bongera ibitabo bindi muri Bibiliya. Ibyo byose nibyo byitwa gusenya ubuturo bwera. Niyo mpamvu meza y'imitsima nayo yakuweho. Ikindi kintu cyakurikiraga meza y'imitsima ni igicaniro cy'imibavu cy'izahabu. Icyo cyavugaga umurimo w'ubuhuza wa Yesu, nicyo umutambyi yakoreragaho umurimo asabira umunyabyaha, kandi nacyo cyaribasiwe kubera yuko muri Kiliziya Gatolika ntabwo umuhuza ari Yesu, ahubwo ni abantu beza bapfuye, nibo bahuza abantu n'Imana. Bikira Mariya niyo muhuza w'Imana n'abantu, ariko Bibiliya iravuga ngo nta rindi zina munsi y'ijuru
ryahawe abantu bakwiriye gukirizwamo kereka irya Yesu. Kandi Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo nta wundi muhuza keretse Yesu Kristo wenyine, kuko ari we wabaye umuntu. Ndagira mbabwire yuko mu gukuraho igicaniro cy'imibavu bangije umurimo wa Yesu ubuhuza, kandi baba barimo barasenya ubuturo bwera. Ikindi kintu cyakurikiraga igicaniro cy'imibavu ni igitereko cy'amatabaza. Icyo gitereko cyagomba kuba gifite amatara yaka ku manywa na nijoro, kandi cyavugaga kubwiriza ubutumwa bwiza, cyavugaga kumurikira abandi, kubamenyesha inzira y'agakiza. Ariko nanone mu gusenya ubuturo bwera, abantu bose babwirizaga ubutumwa bagiye bicwa, bararenganyijwe, barahunga mu buryo bwo gusenya ubuturo bwera. Kandi ikintu cya nyuma mu buturo bwera ni isanduku yabagamo amategeko y'Imana. Kandi ndagira ngo nkubwire ko nicyo cyagabweho igitero. Amategeko 10 y'Imana yarahinduwe, irya kabiri ryakuwemo, irya kane rirahindurwa, irya 10 ricibwamo kabiri. Ni gutyo Roma ya Kiliziya Gatolika yashenye ubuturo bwera. Iyo usomye mu Daniel 8 umurongo wa 11 hagaragaza yuko ubutegetsi bwa Roma aribwo buzakuraho igitambo gihoraho, kandi aribwo buzasenya ubuturo bwera. No muri Daniel 11 nabwo havuga yuko iryo torero ariko naryo rizasenya ubuturo bwera. Kandi iyo urebye uko amateka akurikirana, ubona yuko ibintu byose byabaga mu buturo byose byakuwemo. Muri uyu mugoroba tugiye kureba ikibazo kibaza ngo mbese bizasenyuka by'iteka? Mbese buzasenyuka burundu? Mbese Imana izareka ubuturo bwayo busenyuke? Iyo dusomye muri Daniel 8 umurongo ukurikiraho twasomye ejo, umurongo wa 13, Daniel chapitre 8 verset 13. Turutana na komo na Yesu. Bongo na yoki mongongo ya angelu moko azali koloba pe angelu mosusu atuni oyo azalaki koloba. Makambo oyo emonani lokola na ndako ekoumela titango nini? Bakozala lisusu kozikisa mabonza ya mokolo na mokolo te. Titango nini? Mobulu oyo ezali kobebisa nyonso ekotikala seko. Bakozala kosalaka na ndako ya bosantu pe na lokumu ya bikelamo ya likolo libela. Amen. Amen. Uyu murongo ubaza ikibazo. Urabaza ngo ibyo byerekanwe by'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari? Ubwo buturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa. Ejo twabonye ko ibintu byose Imana ibiha igihe. Niyo mpamvu Satani yacumuye mu ijuru ntarimburwe. Niyo mpamvu itorero ry'i Roma ryasenye ubuturo bwera ntirikurweho. Ahubwo mu isomo twasomye ejo muri Daniel 7 havuga yuko itorero ry'i Roma ryahawe imyaka
ingana n'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. tomoni ete bapesaki ntango mibale pe ndambo ya ntango mpona lingomba ya loba. Bahawe imyaka 260. Pesameli 1260 ans. Abayuda bahawe imyaka 490. Bajuif bapesi bango 490 ans. Abo mu gihe cya Nowa bahawe imyaka 120. Na ntango ya Nowa bapesi bango 120 ans. Ndagira ngo mubwire ko Imana yaravuze ngo bizageza iminsi 2300. Yango Nzambe alobi ekosala 2300. Ibyo ngibyo byo gukurwaho kw'igitambo gihoraho, makambo ya kolongola Satani, ibyo ngibyo byo gusiribangwa k'ubuturo bwera, kobebisa ema ya Nzambe bizageza iminsi 2300, ekosala 2360. maze ubuturo bwera bwongere bwubakwe, Nzambe akotonga lisusu, maze ubuturo bwera bwongere bwezwe. Nzambe akopurifie to pe akopetola. Icyo uyu murongo uvuga, Oyo verset lo uvuga ko Imana izongera gutuma ubuturo bwayo bwubakwa, Nzambe akosala ete batonga lisusu sanctuaire. kandi nibyo tugiye kureba muri uyu mugoroba. Yamone tokoyekola lelo. Tureba uburyo buri gikoresho cyose cyo mu buturo bwera Nakotala esalelo moko na kati ya sanctuaire. cyongeye kikagaruka mu mwanya wacyo. Esongaki na esika na yango. Tureba umuntu Imana yakoresheje kugira ngo akigarure, Peto komona nani Nzambe amisalela pote azongisa na. kandi Imana yavuze ko bizarangiza iminsi 2300. Nzambe alobaki ekosala 2360. Ubuturo bwongeye kubakwa, Pe bakotonga lisusu. bwongeye gusubirana ibikoresho byabwo. No bisalelo na kati pe ekozonga na kati. Niyo mpamvu tugiye kureba muri Bibiliya zacu, Ya mwana tokotanga na kati ya Biblia na. turebe ukuntu umurongo w'Imana wongeye usubiraho, Komona lolenge Nzambe azongisi makambo nyonso na nzela. nk'uko twabisomye ejo. Komona totangaki yango lobi. Tugiye kureba uburyo Imana yakoresheje Tolingi toyekola Nzambe asalaki nini kugira ngo yongere igarure ubuturo mu mwanya wabwo. ete azongisa makambo nyonso na esika na yango. Ikintu cya mbere cyabanzaga mu buturo bwera Eloko ya liboso soki okoti na porte na kati ya sanctuaire ni igicaniro cy'ibitambo. ezali esika ya kotumba mbeka. Mbese ninde wagaruye igicaniro cy'ibitambo mu mwanya wacyo? Nani azongisa esika ya kotumba mbeka na esika na yango. Iyo turebye amateka, Soki totali histoire tubona umugabo witwa Martin Luther, tomoni Martin Luther wa wundi wari umupadiri, oyo azalaki sango, yabaga mu Budage, azalaki na Allemagne. kandi uwo mugabo Pe ye yaje kujya gusura Roma akendaki kotambola kotala kosala mobembo na Rome. mu gihe yari arimo azamuka ingazi n'amavi. Ntango abandaki komata baeskalier na mabolongo, Ingazi bavugaga yuko arizo Yesu yazamutse hajya kwa Pilato. balobaki ete baeskalier wana ezali oyo Yesu amataki ntango abandaki kokende kwa. Ingazi bavuze yuko zavuye i Yerusalemu mu gitangaza zikajya i Roma. Nde balobi ete na miracle elongwa na mboka ya Jerusalem baeskalier wana se retrouve na Igihe yari arimo azamuka iryo ngazi, na ntango abandaki komata baeskalier wana yumvise ijwi rimubwira amagambo yo muri Habakuki ayoki mungongo koyebisa ye malobe komami na Abakuki avuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. elobi ete le juste vivra par la foi. Uwo mugabo Mutu wana Martin Luther niwe warwanye n'ibintu byitwa indulgensiya, abundaki na makambo babengi indulgence, niwe warwanye n'ibintu byitwa intebe ya penetensiya, abundi na makambo ya penitence. niwe wongeye koherereza igitambo cya Kristo, Yende azongisi sacrifice oya Yesu Kristo. niwe wongeye kugaragaza yuko umuntu akizwa no kwizera. Yende aye kotelemela pe alobi mutu akobika kaka na kondima. Uwo ni umugabo wagiriye akamaro ubukristo cyane. Ye aza mutu munene na histoire ya bomokristo. Yaje ateruye igicaniro cy'ibitambo, Atelemaki na kosongisa esika ya cya kindi cyavugaga umusaraba wa Yesu, ezolakisa ekulusu ya Yesu Kristo. maze agisubiza mu mwanya wacyo. Azongisi yango na esika na yango. Ariko uwo mugabo yahuye n'akarengane gakomeye. Martin Luther anyokwami mingi. Yaje guhamagarwa mu nama yabereye i Worms Babengaki ye na reunion ezalaki na Omsi kugira ngo asobanure iby'imyizerere ye. atasola kondima na ye. Ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 Le 31 octobre mu 1517 517 nibwo Martin Luther de Martin Luther yamanitse ingingo 90 akomaki makambo 90 ku rugi rwa kiliziya yo mu Budage, na porte ya Allemagne Wittenberg. Wittenberg. Niho yamanitse ayo mahame, De akomi makambo wana na porte amahame 95 90 ezalaki
avuga yuko umuntu akizwa no kwizera yayamanitse ku munsi witwa umunsi ubanziriza w'abatagatifu igihe abantu bose bari bateranye kandi baje kumuhamagara mu nama yabereye uwo muzi kugira ngo asobanure iby'imyizerere ye. Yarahizwe mu buryo bukomeye ariko Imana yamuhagazeho cyane. Hari ikintu nshaka kubabwira giherutse kubaho mu minsi ishize, ikintu gikomeye cyane cyavugwaga mu buhanuzi ku itariki nanone 31 z'ukwa 10 mu mwaka wa 2017. Mbese mwamuzi ikintu cyabaye? Icyo kintu cyabereye muri Suwede, hasi mu nyandiko yitwa From Conflict to Communion. Ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 mu cya 517 ku munsi w'abatagatifu, Martin Luther yamanitse amahame 95 ku rugi rwa kiliziya, amahame y'uko umuntu akizwa no kwizera. Ariko ku itariki 31 z'ukwa 10 mu mwaka wa 2017 hasi mu nyandiko yitwa Di Conflit à la Communion, iyo nyandiko yasinyiwe muri Suwede. Muri iyo nyandiko abo bita Abaluterani, babandi bakomoka kuri Martin Luther, basabye imbabazi, bagaragaza yuko Martin Luther ibintu yavuze byo kurwanya misa, ibintu byo kurwanya intebe ya penetensiya, ibintu byo kurwanya indulgensiya, yuko byarimo ikibazo. Kuri iyo tariki Abaprotestani basabye imbabazi, kandi ubuhanuzi bwaravugaga ngo umunsi tuzabona Uprotestani burambuye ukuboko kwabwo bukagucisha hejuru y'umworera, umubere ubutandukanyaga n'ubugaturika, tuzamenya yuko Yesu agiye kugaruka. Ndagira ngo mbabwire bene data bashiki banjye, amakuru y'ibintu byabaye bidasanzwe. Abaprotestani bose ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 2017 basinye inyandiko yitwa Di Conflit à la Communion, aho bavugaga yuko Abaprotestani n'Abagatulika nta kibazo bagifitanye, yuko ikibazo Martin yari afite ari uko yumvise ibintu nabi. Mu gihe basinyaga iyo nyandiko twarimo twiga ibyigisho byitwa urwandiko rw'Abagalatiya. Ndabasabye muzasubire muri ibyo byigisho ibyavugaga ngo ubutumwa bwiza mu rwandiko rw'Abagalatiya harimo amagambo adasanzwe, aho bavuga ngo twebwe turi Abadivantiste, ntabwo twemera imyizerere iyo ari yo yose igaruka ku myizerere yariho mbere y'ubugorozi, aho Martin Luther yagiriye akamaro iyi si. Muri ayo migisho baravugaga ngo dukomeye ku ihame rya sola scriptura, Bibiliya kandi Bibiliya yonyine. Ndagira ngo mbabwire icyo kintu kirakomeye cyane. Muze kujya kuri interinete zanyu maze mwandikemo Di Conflit à la Communion, mwandikemo From Conflict to Communion, maze muze kureba inyandiko
inyandiko nini cyane y'amasezerano yabaye hagati y'abaporotesitanti n'abagatulika yo kurangiza ubuporotesitanti, yo kuvuga yuko ubuporotesitanti nta kibazo bufite. Kandi niba mubizi bene data, akarengane kabereye i Burayi mu myaka 1260 ubwoko bw'Imana bugahungira muri Amerika, ubwoko bw'Imana bukabona ubuhungiro mu isi nshya, maze bukambuka inyanja ya Mediterane bukajya muri Amerika. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umunsi muzabona ubuporotesitanti bwongeye kurambura ukuboko kwabwo bukakurenza umworera, bugafatanira hejuru y'umworera n'ubugatulika bw'i Roma, muzamenye yuko Yesu agiye kugaruka, kandi muzamenye yuko n'akarengane kari hafi, muzamenye yuko itegeko nshinga rigiye guhinduka. Itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryarindi rivuga ko umuntu wese afite umudendezo wo gusenga, ryarindi ryashyizweho n'abantu bahunze akarengane k'i Burayi. Iryo tegeko rigomba guhinduka. Roma imaze gufatana mu kiganza n'abaporotesitanti bo muri Amerika, kandi agira amabwire yuko ku itariki 31 hizihijwe yubile ubugorozi bwa Martin butangiye, ariko kandi harimo hasozwa ubuporotesitanti. Martin Luther niwe wazanye igicaniro cy'ibitambo, kuko niwe wongeye gusobanurira abantu agaciro k'igitambo cya Yesu. Niwe Imana yatoranyije kugira ngo yerereze igitambo cya Yesu. Ariko ndagira ngo mbabwire bene data bashiki banje, ibyo bintu byararwanyijwe cyane, kandi rwose ndagira mbabwire yuko ubu turi aha ngaha dufite ikimenyetso yuko Yesu agiye kugaruka. Ni gutyo igicaniro cy'ibitambo cyasubiye mu mwanya wacyo. Imana yakoresheje Martin Luther umuntu wayo, ariko ushobora kuvuga ngo ninde wagaruye igikarabiro mu mwanya wacyo? Kubera yuko bigomba kugeza mu minsi 2300 ubuturo bwera bwongeye kubakwa, kandi ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'517 nibwo igicaniro cy'ibitambo cyasubiye mu mwanya wacyo, nibwo amahame yo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera yongeye arererezwa, nibwo Yesu yongeye ahabwa agaciro ke. Mbese ninde washubije igikarabiro mu mwanya wacyo? Tubona abagabo babiri, umwe yitwaga John Smith, uwo ngo yakomokaga muri Amerika, uwo niwe washinze ababatista, kandi uwo nguwo niwe wazanye igikarabiro, niwe wongeye kugaragaza iby'umubatizo mu mazi menshi. Ariko ndagira ngo ngire icyo mbabwira kuri aba bagorozi, nubwo barimo bagarura ibi bintu muri uyu mwanya, ibi bintu n'ubundi kera byari muri uyu mwanya.
kala makambo ezalaka nisika wana mu gihe cy'ubutware bwa Roma tango ya bokonzi ya Baroma ikintu Bibiliya yita igihe cy'umwijima oyo Bibiliya bengi ngonga to pe kama molini mwitorero hinjiyemo ubuyobe bwinshi na lingomba ekotaki kopunga mingi byaba ibyo ngibyo byo kugura imbabazi ezala makambo kosenga kolimbisi byaba ibyo ngibyo byo gusaba abapadiri imbabazi kokende kotumbela liboso ya ibyo ngibyo byo kuzitangira amafaranga pe kopesa mbongo poete mutwali ibyo ngibyo by'umubatizo wo gushyira ku gahanga kubatiza mutu na kosopa byose byinjiye mu gihe cy'umwijima nyoso wana ekotaki na tango abeli mu myaka 1260 kuva muri 538 kubanda na 538 kugeza mu 1798 maze Imana yongera gutangira ubugorozi Nzambe abandili susu ariko mbere y'uko ubu buyobe buza kasi liboso ete kobunga eya n'ubundi gahunda yo kubatiza yari yo kwibiza mu mazi babandai kaka kobatisa batu na kosimisa ubu buyobe butaraza liboso kobunga wana mu gihe cya Yesu murabyibuka tango ya Yesu Kristo boye Yesu yasanze Yohana kuri Yorodani Yesu Kristo alandaki Yohana na maji maze aragenda mubatiza mu ruzi rwa Yorodani murabyibuka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa boyebi na Actes des Apôtres Filipo yabatije inkone muri Yorodani Philippe abatisaki Eunuque Éthiopien na Jordan murabyibuka mu byakozwe n'intumwa boyebi na Actes des Apôtres Paulo yabatije umurinzi wa gereza muri Yorodani Paul abatisaki mokambi ya prison mu gihe cya Yesu habagaho umubatizo umwe gusa na tango ya Yesu libatise zaki kaka moko uwo mubatizo wari uwo kwibiza mu mazi batisi wane zaki akozimbisa na mazi ntabwo Yesu yasize hari imibatizo ibiri Yesu atika lolenge ya kobatisa mibale ntabwo Yesu yasize hari iminsi yo gusenga ibiri Yesu atika mikolo mibale ya kugumba mela Nzambe Yesu yasize hari umunsi umwe wo gusenga Yesu atika ki mukolo moko ya kugumba uwo munsi wari isabato muri Luka mu gice cya 4:16 haravuga ngo Yesu ajya i Nazareti yo yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye none se niba Yesu yarasize habaho umunsi umwe wo gusenga niba Yesu yarasize habaho umubatizo umwe wo mu mazi menshi mbese byaje kugenda bite nyuma iyo usomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike urwandiko rwaho rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cyaho cya kabiri umurongo waho wa 3 ntihakagira umuntu uboshye uburyo bwose kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho kandi urya munyabugome atarahishurwa ariwe mwana wo kurimbuka ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa cyose kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe kandi muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu yatangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Nibwo wa munyabugome azahishurwa, uwo umwami wacu azicisha umwuka uva mu kanwa ke. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso by'ubuhenzi bwose n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwo gukiranirwa ku barimbuka, kuko banze gukunda ukuri ngo bakizwe. Ndagira ngo mbabwire bene data, amena,
uyu murongo urakomeye cyane. verset oyo eza pasi mingi. Iyi mirongo igaragaza yuko Yesu atazaza Verset oyo ezoloba ke Yesu Kristo akozonga te. kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kino kotelema na nzela ya Nzambe kandi urya munyabugome atarahishurwa. pe mobebisi wana esengeli ayeba. Mu gihe cya Yesu hariho umubatizo umwe, na ntango na Yesu ezalaki selibati. uwo mubatizo wari uwo kwibiza mu mazi. ya kozimbisama na mayi. Uwo mubatizo niwo Yesu yabatijwe. Batisi wana nde babatisaka. Uwo mubatizo niwo Filipo yabatije inkone. Batisi wana nde Philippe abatisaki. Uwo mubatizo niwo Pawulo yabatije umurinzi wa gereza. Batisi wana nde Paul abatisaki mubateli ya prison. Kandi mu gihe cy'intumwa pe na ntango ya bayekoli habagaho umubatizo umwe, ezalaki kaka na bateme moko. ariko intumwa zigiye gupfa kasi ntango liboso ete batoma bakufa zaravuze yuko hazaza ubuyobe. balobaki ete kopulunganisa makanisi. Zavuze yuko kuza kwa Yesu kutazabaho balobi ezali kozonga Yesu te. umunyabugome atarahishurwa, kino moto ya mabe mobebisi. umuntu wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose, oyo amitomboli liboso ya Nzambe. umuntu wicara mu rusengero rw'Imana oyo afandi na tempelo ya Nzambe. kugira ngo yigaragaze ko ari Imana. po ete amibimisa lokola yende. Pawulo yaravuze ngo Paul alobaki amayoberane y'ubugome n'ubuye yatangiye gukora, makambo ya mabe esi ebandi kosalema. ariko ntabwo ashobora gukora neza kasi ekosalema malamu te keretse uyabuze ubu ngubu akuweho. kino mutu wana alongwa. Mbese abayabuzaga ni bande? banani babande kopekisa. Ni intumwa za Yesu zalaki batoma ya Yesu. zari maso cyane oyo babande koveye. ku buryo ibinyoma bitari kubona aho byinjirira. oyo makambo ya ba erezi balobita. Zari zaravuze amagambo avuga ngo balobaki maloba oyo. nihagira umuntu uzi unyuranyije n'aya magambo, soki mutu aye koloba maloba ya kotelemela liloba ya Nzambe. ntimuzamuraze mu nzu yanyu, olalisa ye na ndako na bino te. ntimuzamusuhuze ngo ni amahoro. opesa ye mbote te. Babukunda gukuri cyane, babande kolinga solo mingi. bakurwaniraga ishyaka cyane. babande kobundela pe solo. Ndagira ngo mbabwire yuko ubutegetsi bwa Roma kana yebisa bino bokonzi ya baba. bwategereje yuko intumwa zose zibanza gupfa, bazelaki kino baye batoma. kuko intumwa zari zibujije kugira ngo ukuri kwinjire. batoma batelemelaki babongola amakuru. Ndagira ngo mbabwire bene data, kana yebisa bino bandeko. iyo dusomye ijambo ry'Imana neza totali liloba ya Nzambe malamu. tubona yuko bari babangamiye kuza kw'ibinyoma. tomoni ete batelemelaki makambo ya mabe ekota. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana Pawulo yango wana muhungu ya Nzambe yavuze yuko Yesu atazaza alobaki Yesu Kristo akozonga te. kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kino kotelemela Nzambe ekoya. igihe abakubuza kubaho bazaba bamaze kuvaho. ntango baoyo babandaki kotelemela ngo bakolonga. Kandi na Yohana agiye gupfa pe liboso oyo wana kufa yavuze ibya Antikristo alobaki makambo etaleli anti ugomba kuzaduka, oyo akobima. arimo agaragaza yuko abandaki kolakisa ete intumwa nizimara gupfa batoma ntango bango bakokufa ukuri kuzasenyuka. solo ekobebisama. Niyo mpamvu ibyo byarasohoye yango wana makambo wana ekokisama. mu itorero ryaje gukurikiraho. lingomba oyo elandaki Murabizi iby'amatorero 7, oyebi sede sete irya mbere ryitwa Efeso, ya liboso eza Efese. niryo torero ry'intumwa. nde lingomba ya batoma. Irya kabiri ryitwa Simuruna, ya mibale eza Simira. niryo ryabayemo akarengane. yango nde ezalaki na persecution. Irya gatatu ryitwa Perugamo, ya misato eza Pergame. niryo ryinjiyemo ubuyobe. yango nde ekotaki yikiyiki ya makanisi ya lokuta. Ubuyobe bwategereje ko intumwa zose zibanza gupfa kobeba wana ezelaki batoma nyonso kugira ngo bukunde bwinjire. ete ekota malamu. Maze higeze kuba igihe cy'umwijima gusa. nde ntango ya molili ekoti. Niyo mpamvu iyo usomye itorero ryitwa Tuwatira yango wana soki otangi lingomba oyo babengi rigereranywa n'ifarashi y'umukara. bazobekokisa yango na Igihe cy'ubuyobe gusa cheval noir elakisi ntango ya kobima. cyamaze igihe runaka, molili oyo esalaki ngonga moko. maze amahame yose ya Bibiliya arasenywa, baprincipe ya bible banyataki yango. umubatizo nyakuri ukurwaho, libatisi ya solo elongwa. umunsi wo gusenga ukurwaho, mokolo ya solo ya kogumbamela Nzambe elongwa. kwiyambaza abantu mu gusenga bizaho, kobondela basantu eyeko. igitambo cya Kristo cyamburwa agaciro. sakrifisi ya Yesu elongwe tina. Ariko Imana yari yaravuze ko bizabaho kugeza igihe runaka. Nzambe alobaka na basakoli ete Yari yaravuze yuko izongera kugarura ukuri
kandi yavuze yuko imyaka 2300 izashira ukuri kongeye kugaruka ubuturo bwera bwongeye kubakwa. Niyo mpamvu mu cya 500 yahagurukije Martin Luther maze yongera gusubiza igicaniro cy'ibitambo mu mwanya wacyo, yongera kugarura kwerereza umusaraba wa Yesu, yongera gusenya inyigisho z'indulgensiya. Nubwo ku itariki 31 z'ukwa 10 mu mwaka wa 2017 nubwo hasohoye ubundi buhanuzi maze ubuprotestani bukongera bugasenyuka, ariko hagomba gusigara ubuprotestani nyakuri. Abantu ijambo ry'Imana rivuga ngo ni abasigaye, abantu Imana ivuga ko bazasigara bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Imana yaje guhamagara undi mugabo witwa John Smith kugira ngo asubize igikarabiro mu mwanya wacyo. Mbese ninde waba warashubijeho icyo bita meza y'imitsima? Mbese ninde wagaruye meza y'imitsima mu mwanya wayo? Ameza y'imitsima niwe yakurikiraga igikarabiro, kandi Imana yakoresheje umugaragu wayo John Wycliffe. John Wycliffe ni umugabo ukomeye cyane. Imana yamutoranyije mu gihe gikwiriye. Igihe Wycliffe yakiri mu ishuri nibwo yatangiye kwiga ibyanditswe byera. Muri ibyo bihe bya mbere ubwo Bibiliya yari yaranditswe mu ndimi abantu batumva, Bibiliya yari yaranditswe mu Kilatini mu buryo bwo kurwanya ko hari umuntu uyisoma. Hari haratanzwe amategeko yuko nta murayiki wemerewe kuyitunga. Iyo musomye mubona uburyo Martin Luther yayibonye mu kabati, abona ni igitangaza kubona Bibiliya ayisoma yihuta cyane, ayikuramo ukuri kudasanzwe. Ariko Imana yakoresheje Wycliffe kugira ngo yongere gutanga Bibiliya. Niwe wayishyize mu rurimi rw'Icyongereza. Abari barize nibo bashakaga kubona inzira ibageza ku isoko y'ukuri. Iyo nzira yari ifunze ku matsinda y'abari batarize, bityo inzira yari yaramaze gutegurwa na Wycliffe. Ubwo intekerezo za Wycliffe zerekeraga ku byanditswe, yitangiye kubicukumburana umwete nk'uwo wari waramubashishije kumenya neza ibyo yigaga mu ishuri. Kugeza icyo gihe yari yarumvise hari icyo abantu babura gikomeye badashobora kubona mu byo bize cyangwa ngo agikure mu nyigisho z'idini. Ariko mu ijambo ry'Imana yabonye icyo yari yarabuze. Yasanze inama y'agakiza ihishurwa neza, kandi yasanze ihishurwa mu ijambo ry'Imana. Uko yashakaga kubona neza amakosa y'ubupapa, niko yagiraga umurego mu kwigisha Bibiliya. Yabonye ko Roma yari yarasimbuje ijambo ry'Imana imigenzo y'abantu, kandi yatangiye gusobanura Bibiliya mu Cyongereza. Mu gihe yari arimo kwisobanura yararwanyijwe cyane, ariko yabwiye abantu bamurwanyaga ati, mbese umuntu w'umusaza nkanjye ni njyewe murimo murwanya?
arababwira ati ntabwo ari njye murwanya, ati ahubwo murarwanya ukuri, ukuri kubarusha intege kandi ukuri kuzabatsinda. Igihe yatangaga ifunguro ryera ari kuri aritari, nibwo yaje kugira isereri maze ava mu mubiri. Nubwo bamurwanyije nta wigeze amwica, Imana yaramurinze cyane. Uyu mugabo w'Ikirifu niwe wagaruye ameza y'imitsima mu mwanya wayo, kandi yavutse yabayeho mu 1330 ageza mu 1384. Rero Imana yari irimo yubaka ubuturo bwera. Ubwo igicaniro cy'ibitambo cyabonetse, ubwo igikarabiro cyabonetse, ubwo ameza y'imitsima arabonetse. Mbese ninde waba waragaruye igicaniro cy'imibavu? Nuwo bita John Calvin, wabaye mu 1509. Uyu niwe washinze abapresbyterienne, kubera yuko ijambo ry'Imana yavuga ngo ntabwo Imana igizanira umucyo icyarimwe, ahubwo Imana iwuzana gake gakeya. Yesu yabwiye abigishwa be ati nari mfite byinshi byo kubabwira, ariko ntimwabasha kubyihanganira. Arababwira ati umwuka wera naza azagenda bayobora mu kuri kose, ariko ngo hari abantu bamwe batashobora kwemera ukuri mu gihe bazi ko basekuruza batakugendeyemo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga mu migani yuko ukuri ari nk'umucyo urasa, ukagenda urushaho gukura kugeza ubwo uzageza ku manywa y'ihangu. Kubera ko Imana izi ubushobozi bwo kwakira bw'abantu, niyo mpamvu igenda izana ibintu gake gakeya. Uyu mugabo bita John Calvin niwe wongeye kuzana gahunda yo gusenga, maze yereka abantu ko ari byo bishobora kubakiza, kandi ko ari byo bishobora kubegereza Imana. Niyo mpamvu bene data bashiki banje, Imana yagiye ikomeza kubaka ubuturo bwayo. Mbese ninde waba warazanye icyo bita igitereko cy'amatabaza? Ninde wongeye kwerereza ibyo kubwiriza ubutumwa no kohereza abamisiyoneri? Nuwo bita John Wesley. Uwo ngo ni washinze abametodiste, kandi mu gihe yabashingaga hari ukuri yari yavumbuye ko ibintu byari byarishwe mu gihe cy'umwijima. Imana ntabwo yashatse ko ukuri kuvumburwa n'umuntu umwe, ahubwo yagiye ishaka ko buri muntu avumbura ikintu kimwe, maze icyo kintu cyamara kwakirwa, Imana igatuma havumburwa ikindi. Ni gutyo ukuri kw'Imana kwagiye kugaruka. John Wesley niwe wagize akamaro mu kuzana igitereko cy'amatabaza, maze avuga ibyo kohereza abamisiyoneri kubwiriza ubutumwa, kandi rwose yagize akamaro cyane. Uwo mugabo w'ingenzi yabayeho mu bihe byo mu 700, kuko mu 844
aho imyaka 2300 igomba kurangirira, ntango 2300 soa emate ekosukela, ubuturo bwera bugomba kuba bumaze kubakwa. pe sanctuaire ekozala purifié na 1840. Ni nayo mpamvu mu gihe cya William Mireri yango wana na ntango ya William Miller nibo batangiye kubwiriza ubutumwa none babanda koteya sango malamu nk'uko Imana yari yabivugiye muri Wesley. lokola Nzambe alobaki na monoko ya Aba bantu bose bagiye bazana itara, bato nyonso babande komema mwinda nubwo bagiye barenganywa cyane, atako babandaki kopulisama, ariko batugejejeho ukuri dufite uyu munsi. bamemeli biso solo oyo toza nango lelo. Mbese ni bande bazanye ukuri kwa nyuma? banani bayaki na verite ya suka? Ni itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi ezali lingomba badventiste ya mokolo ya saba mu gihe cyo mu cya 844, ntango ya 1844 nibwo isanduku y'ibihamya yongeye gusubizwaho. yango wana sanduku ya mibeko ezongaki na esika. Igihe ba Elina White basengaga, ntango ba Ellen White babande kobonde barimo bibaza impamvu Yesu ataje nakomituna mpona nini Yesu Kristo ku itariki yagombaga kuzaho. na data oyo bakaniselaki Yesu Kristo Bagiye kubona babona urusengero bamonaki lingomba rukingutse, fungwani maze babona isanduku mpe bamoni sanduku irimo amategeko y'Imana. eza na mibeko ya Nzambe. Mu mwaka wa 844 1844 nibwo umucyo w'ubuturo bwera wagiye ahagaragara, nde musala ya Yesu Kristo na sanctuaire eyebana kubera yuko aribwo Imana yishuye iby'ubuturo bwera bwo mu ijuru. yango wana Nzambe atiaki musala na sanctuaire ya Mu mwaka wa 844 na 1844 nibwo amategeko y'Imana 10 yongeye kujyaho. nde mibeko ya Nzambe zomi ezongaki. Nubwo ba Martin Luther bari abantu b'Imana, atako ba Martin Luther bazalaki bato ya Nzambe, ariko bapfuye bataramenya umucyo wose, bakufaki na kozanga koyeba pole nyonso kubera ko umwijima warabuditse cyane, kwete molili ekotaki makasi. kugeza ubwo bapfuye bataruhutse isabato. bakufaki bazalaki bato ya Nzambe, bakufaki batikala koyeba. Nubwo Imana yakoresheje Martin Luther ikanamwemera, atako Nzambe asalela Martin Luther pe andi, ariko ntabwo yigeze amenya umucyo w'isabato. atikala kososola verite Umucyo yamenye yawugendeyemo, verite oyo ayebaki atambolaki kandi azajya mu ijuru. pe akomona Nzambe. Uwo bita John Wesley, oyo babebi John Wesley Imana yaramukoresheje Nzambe asalela ye agira umucyo avumbura abimisaki pole mu byari byarazimiye mu gihe cy'umwijima, na oyo ebungaki na ntango ya ariko yapfuye ataramenya isabato. akufaki atikala koyeba. Ariko kuvuga ko yapfuye atarayimenya kasi koloba ete akufa liboso si ukuvuga yuko mu gihe cya Yesu itariho, elingi koloba te ete ntango na Yesu ndetse niwo munsi wonyine wabagaho muri icyo gihe. ezalaki kaka mokolo moko wana ezalaki Niwo munsi wabagaho wonyine mu gihe cy'intumwa, kaka yango mokolo moko ezalaki ariko igihe intumwa zari zigiye gupfa kasi liboso batoma zahanuye yuko ukuri kw'Imana kuzicwa, balobaki ete bakobebisa, zahanuye ko hari umuntu w'umunyabugome uzaza, balobaki ete mobebisi akoya, zavuze ko uwo muntu ari umuntu wicara mu rusengero, batoma balobaki mutu wana za mutako, ntabwo zavuze yuko uwo muntu ari umupagani, balobaki te ete mutu wana za ahubwo ni umuntu wigaragaza ko ari Imana. za mutu abipimisaka Niwe wagombaga kwica ibyo bintu byose, gahunda y'Imana, abebisa nyango maze akayikuraho. alongola yango. Ibyo byatumye ba John Calvin, yango wana ba Jean abantu Imana yatoranyije ikabakoresha, Nzambe aponaki pe asalela bapfuye bataramenya umucyo wose. bakufa na basosoli ba Ariko mu mwaka wa 844 1844 nibwo ikintu cya nyuma mu byari byarazimiye eloko moko ya suka na biloko ebunga cyabonetse, emonanaki kuko urugi rwo mu ijuru rwarakinguwe, ete porte ya lole efungwama maze babona Yesu ava ahera, pe bamonaki Yesu koloba arimo ajya ahera pe cyane. kokota esika mosantu. Igihe Yesu yavaga mu isi akajya mu ijuru, ntango Yesu alongwaki na mokili yakoreye umurimo we mu buturo bwera ahera, asalaki mosala na ye na kati ya esika ya mosantu. ariko ku itariki 22 z'ukwa 10 le 22 octobre mu mwaka wa 844 bagiye kubona babona urugi rurakingutse bamoni porte pole mu buryo bw'iyerekwa, na lolenge ya maze bahita babona isanduku, bamoni sanduku kuko n'ubundi isanduku yabaga ahera cyane, kwete sanduku ezalaki kandi bahise babona iyo sanduku nayo ikinguye, pe bamoni mufuniko maze bahita babona amategeko y'Imana 10, mibeko ya Nzambe maze babona itegeko rya 4 rirabagirana cyane, bamoni
ryarindi rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 3 ujya ukora, ariko wa karindwi ni isabato y'Uwiteka. Maze ukuri kurongera kuragaragara. Imana yari yahamagaye abantu mu matora atandukanye. Uwo bita William Mireri yavaga mu Babatisita, uwo bita Rina White yavaga mu Methodiste Libre. Abo bose Imana yabatoranyije batari Abadiventiste, barimo bigishwa ubutumwa na William Mireri. Uwo ngo wari Umubatisita, wa wundi wazanywe n'igikarabiro, bavugaga yuko Yesu azaza kuri iriya tariki. Maze abantu baraza bari muri ayo matorero yose yo muri wa muco wagiye uvumburwa, maze baraza bategereza Yesu. Ariko kuri iyo tariki Yesu ntiyaza, ahubwo bagiye kujya bajya mu iyerekwa. Maze bona mu ijuru urugi rukinguye, bahita babona Yesu ava ahera ajya ahera cyane, kubera yuko igihe Imana yavuga ibyo kubaka ubuturo bwera, yaravuze ati muzabwubake buse n'ibyo ngiye kukwereka. Kandi iyo turebye muri Bibiliya tubona yuko ubuturo bwera bwari bufite ibyumba bibiri, kimwe cyitwaga Hera, ikindi cyitwaga Hera cyane. Icyo cyitwaga Hera cyane nicyo cyabagamo amategeko y'Imana, cya kindi umutambyi yajyaga arimo rimwe mu mwaka, na Yesu yakigiyemo mu cya 844. Ni nayo mpamvu bene data, ubwo umucyo wose wari ugaragaye, ni nayo mpamvu urubanza rwahise rutangira, maze rutangira mu basinziriye, ariko kandi ruza no mu bariho. Dukwiye gushima Imana cyane yuko ukuri kw'Imana kongeye kukagaragara. Niyo mpamvu dushobora kuvuga amagambo avuga ngo twebwe turi Ababatisita kuko tuzi ko umubatizo mu mazi ari wonyine wemewe. Dushobora kuvuga tuti twebwe turi Abametodiste kuko tuzi yuko ivugabutumwa ari ngombwa. Dushobora kuvuga tuti twebwe turi Abapresbyterienne kuko tuzi ko ijambo ry'Imana ari ryo riduhesha agakiza. Ariko dushobora no kuvuga ngo twebwe turi Abadiventiste kuko tuzi ko amategeko y'Imana ari 10. Ndajya mbabwire ko muri iri teraniro hari abantu bafite ukuri, ariko bagufite kutuzuye, kandi ntabwo ikibazo cyabo ari uko ari ubujiji, ahubwo nuko babyirengagije. Ejo twasomye isomo Pawulo yavuze, yaravuze ati ndashimira Imana yatekereje yuko ndiho kwizerwa ikangabira umurimo wayo, nubwo nabanje kuba umutukanyi, ati ariko narababariwe, ati kuko nabikoze mu bujiji narizera. Bibiliya avuga ngo iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko itegeka abantu bose aho bari hose kwihana. Niyo mpamvu Imana itigeze irenganya Martin Luther, yari ari mu bujiji nk'uko Pawulo byari bimeze. Niyo mpamvu Imana itigeze irenganya Wycliffe, yari ari mu bujiji nk'uko tubibona. Ntabwo Imana yarenganyije John Calvin, yari ari mu bujiji. Ariko uyu munsi dufite ukuri kose. Uyu munsi icyumba cyarakingutse mu mwaka w'844, ni nabwo hatangiye ubutumwa bwa Mariko wa gatatu. Ubutumwa bwa Mariko wa gatatu butangira nyuma y'uko abantu bamaze kubona Yesu ataje. Butangira amategeko y'Imana amaze kugaragara, butangira hera cyane hamaze kugaragara. Mbere y'itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10
cumi mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo ine na kane abantu babwirizaga ubutumwa bwa Mariko wa kabiri, ariko kuva ku itariki 22 z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo ine na kane nibwo hatangiye ubutumwa bwa Mariko wa gatatu, ni nabwo hatangiye itorero rya nyuma, itorero ryo mu gihe cy'imperuka, itorero rigomba kugeza mu gihe cyo kuza kwa Yesu. Hari amagambo nifuza kubasomera, amagambo meza kandi y'ingenzi, amagambo afite icyo avuga ku bantu bamwe bari aha. Ayo magambo aravuga ngo hari benshi bameze batyo no muri iki gihe, bakomeza kwihambira ku migenzo n'imihango by'abakurambere babo. Iyo umukiza aboherereje umucyo mushya, banga kuwemera bitewe n'uko utigeze ubonwa n'abakurambere babo. Nyamara ntabwo turi mu bihe bihwanye n'iby'abasogokuruza. Kubw'ibyo rero ntabwo inshingano zacu zihwanye n'izabo. Ntabwo tuzemerwa n'Imana nidufatira urugero ku bakurambere bacu, kugira ngo turushingireho duhamya inshingano yacu ubu, aho kugira ngo twe ubwacu twishakire ijambo ry'ukuri. Inshingano yacu ni nini cyane kuruta iy'abakurambere bacu. Tuzabazwa iby'umucyo bakiriye bakawudusigira. Nk'urugero, tuzabazwa iby'umucyo bakiriye bakawudusigira nk'urugero. Nyamara kandi tuzanabazwa umucyo mushya utarabarasiye, ukaba twebwe waraturasiye. Yesu Kristo yabwiye abayuda banze kwizera ati, iyaba ntaraje ngo mvugane namwe nta cyaha muba mufite, ariko none ku cyaha cyanyu nimufite icyo kwireguza. Niyo mpamvu abantu bariho muri iki gihe, mu gihe ubutumwa bwarushijeho gusobanuka, mu gihe abantu batunze Bibiliya bose mu nzu zabo, ntabwo bameze nko mu gihe cya Martin Luther. Igihe gutunga Bibiliya byari icyaha, igihe na Martin Luther ubwe, wa wundi wari padiri, atari yemerewe kuyitunga, yayibonye muri biblioteke, atangazwa n'icyo gitabo. Ntabwo twebwe tumeze nk'abo bantu, nta nubwo icyaha cyacu cyafatwa nk'icyabo. Imana izadufata nk'abantu babayeho mu kinyejana gifite umucyo. Imana izadufata nk'abantu babayeho mu gihe ivugabutumwa rikwiriye. Imana izadufata mu gihe ubuturo bwera bwarangije kubakwa. Imbaraga y'Imana yari yaravuganye n'umwami w'abami n'ibikomangoma by'Ubudage inyuze muri Luteri, kandi uko umucyo wamurikaga uva mu ijambo ry'Imana, niko umwuka yingingaga ubuheruka abantu benshi bari bateraniye muri iyo nteko. Nk'uko mu binyejana byashize Pilato yari yatumye ubwibone no kuba ikirangirire binangira umutima we ntiyakira umucunguzi w'isi. Nk'uko Feliki wahindaga umushyitsi yasabye intumwa y'Imana yigishaga ukuri ati, genda none nimbona uburyo nzagutumira. Nk'uko Agiripa wari umwibone yatuye akavuga ati, ubuze gato ukanyemeza kuba umukristo, nyamara agatera umugongo intumwa yoherejwe n'ijuru. Niko no muri iyi minsi ibintu bigenda. Umuntu witwa Pilato yabonye amahirwe, yivuganira na Yesu ubwe. Yesu amubwira ko yavuye mu ijuru, ariko ayo mahirwe amuca mu myanya y'intoki.
umwami bita Feliki yabonye amahirwe igihe umuntu w'Imana Pawulo yamunyuraga imbere, ariko ayo mahirwe aramuyakereza, aravuga ati nimbona uburyo nzongera ngutumire. Uwo bita Fesito yabonye amahirwe, intumwa y'Imana imunyura imbere, ariko aravuga tubuze gato ukanyemeza kuba umukirisitu. N'uyu munsi abana amahirwe bagera imbere, ariko bakavuga bati ibyo bintu ntabwo twabyumvise kwa ba sogokuruza, baravuga bati ibyo bintu ntabwo ariko ba papa batwigishije, ntabwo bajya birirwa bakora ubushakashatsi. Kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo tuzabazwa umucyo twahawe na ba data, ariko tubazwe n'undi Imana yongeyeho, mu gihe Imana itazawubaza ba data batawubonye. Niyo mpamvu uyu munsi turi mu itorero aho amategeko y'Imana yasubiyeho, aho umunsi wa karindwi usobanutse neza, aho abantu bose basabwa kuruhuka, ariko abantu barakomeza bakaba mu itorero ryo mu kinyejana cya kera, rya rindi ryavumbuwe n'uwo bita John, rimwe ryitwa ababatisita, rimwe ryashingiye ku mubatizo, baba mu ryashinzwe n'uwo bita Wesley, rya rindi ryashingiye ku meza. Ariko bagomba gukomeza urugendo rw'ubuturo bwera kugeza aho ubuturo bwera burangirira, kugeza babonye isanduku y'ibihamya, kuko nicyo cyanyu cya nyuma mu buturo bwera, kandi iyo sanduku yabagamo amategeko y'Imana. Dukwiye gusaba Imana cyane kugira ngo idukure mu mutima wo kwinangira, kugira ngo idukure mu mutima wo kurwanya ukuri kwayo, kugira ngo iduhe umutima wo kwemerana n'ubuntu bwayo. Iri somo riravuga ngo Yesaya 58:12, uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, bongo bokotonga lisusu mboka oyo ekoma mabanga na mabanga, pe bafondation oyo basundoli banda kala. Bakobanda kobenga bino ekolo oyo ebongisaka babalabala ya bato na bamir ya kopasuka. Amen. Amena. Iri somo riravuga ngo uzongera gushinga imfatiro, uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi. Ikindi somo riravuga ngo imfatiro zari ziriho kera, ariko izo mfatiro zaje gusenywa, ariko Imana iravuga ngo zigomba kongera gushingwa. Icya kabiri kivuga muri iri somo, kandi uzitwa uwica icyuho. Ikindi somo rivuga nuko amategeko y'Imana yaciwemo icyuho, ariko agomba kongera kwica icyo cyuho cyaciwe. Kandi riravuga ngo kandi uzasibura inzira zijya mu ngo. Ni ibintu bitatu: uzica icyuho, uzashyiraho imfatiro zariho kera, kandi uzongera gusibura inzira. Ibyo byose birengura kuko ibintu bizongera gusubira mu murongo. Icyo cyaciye mu mategeko y'Imana igihe yahindurwaga kigakurwamo, kandi Imana ishinga cyakuwemo. Imfatiro za ba sogokuruza babandi twabonye b'intumwa zashinguwe zikongera zigashingwa, ukuri bagenderagaho tukongera tukakugenderamo. Niyo mpamvu mu Efeso haranditse ngo kuko twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Intumwa zagendaga gute? Niko natwe tugomba kugenda. Abahanuzi bo mu isezerano rya kera bagendaga gute? Niko natwe tugomba kugenda. Mbese umunsi wo gusenga mu gihe cy'abahanuzi wari uwuhe? Ni umunsi w'isabato. Mbese umunsi wo gusenga mu gihe cy'intumwa wari uwuhe? Wari umunsi w'isabato. Rero izo mfatiro zigomba kongera gushingwa, kandi kuko hari igihe cyageze amategeko agacibwamo icyuho, icyo cyuho kigomba kwicwa.
kandi icyo cy'uyu munsi tuvugana cyarishwe kuko hari igihe cyageze inzira zigasiba abantu bakayoberwaho kunyura buri wese akishakira aho anyura inzira zagomba kongera gusiburwa niyo mpamvu twebwe muri iki kinyejana nta rwitwazo dufite imfatiro zarongeye zarashinzwe inzira zarongeye zirasiburwa kandi ibyuho byarongeye biricwa turasabwa kugendera mu murongo w'Imana neza kugira ngo biduheshe agakiza reka dusoze muri mugoroba dusoma isomo ryanditse mu byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 12 chapitre 14 verset 12 tutani na Kongo na Yesu yango wana bato ya bosantu oyo batosaka mibeko ya Nzambe pe bandimelaka Yesu basengeli kokanga mitema. Amen. Amen. Aha niho kwihangana kwabera kuri c'est ici la persévérance des saints bitondera amategeko yose y'Imana kandi bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Bifurije kuba muri uyu muryango, bifurije kuba muri iri tsinda ry'abantu bazasigara bitondera amategeko y'Imana, abantu bazimurirwa mu bwami bwo mu ijuru. Ndabasabira umugisha muri uyu mugoroba kugira ngo imitima yacu yorohere guhagarara muri uru ruhande, kandi kuko kuza kwa Yesu kugiye kubaho azasange duhagaze mu murongo mwiza, azatujyane mu bwami bw'Imana. Nibyo nasabira umuntu wese kugira ngo Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen.